Ndi papa SAVA. Hey, papa SAVA. Biteze. Ni sawa cyane rwose. Uheruka usiga imvura n'umuyaga. Papa SAVA mbonye akazi rwose njye gupanga n'umuntu akazi hano hafi. Akazi? Akazi wowe n'amafurusheti se ni? Amafurusheti se? Natwo nitumwe mu dukoresha umuntu yifashisha ategura akazi nyine. Ase papa SAVA, ntabwo uzi ko njye ndi umutetsi. Njyabo ntekera amahoteli. Hatekera amakwe ibihumbi n'ibihumbagiza abantu bose. Amakwe y'abangubu. Ubukwe. Utekamo iki se? Papa SAVA, njyabo ndi umuntu uzi guteka ipirawu. Wowe? Ya pirawu biba yumutse, umuntu wambu kumva ni sawa ifite go. Wowe ipirawu? Ipirawu ndayizi. Papa SAVA, ipirawu ni ibintu byanjye. Reka da. Papa SAVA, buriya njyewe Ramazani nzi guteka ipirawu. Uyiteka utereye. Ikaryoha nyamara hari iwanyu mutajya mutegura amapirawu. Ahubwo uzareba ukuntu njyanza ngutekera ipirawu rwose. Igihe wahabereye se ukaba utaratubwiye uti njye nteka ipirawu. Ipirawu wajya wemeza Ramazani. Mbwira ibintu ukoresha kugira ngo uteke ipirawu. Umva nkubwire rero papa SAVA. Ureba umuceri mwiza murembure. Umuceri mwiza? Ubwo ni nk'uwuhe? Nka basmati, gutya imiceri nk'iyo myiza. Kigori ntago byawe. Kigori ntibikunda kuba ipirawu nziza cyane. None warangiza kuwureba uwo muceri ukawuronga neza ukawanika kuzuba ukumuka. Warangiza ukawushyushya amazi ariko mbere. Warangiza ukagenda ukagushakira ibirungo rero by'ipirawu sasa. Ipirawu, ibirungo by'ipirawu. Ushaka pirawu masara. Pirawu masara. Ugashaka ikintu cyitwa tungurusumu nyinshi. Tungurusumu. Ku buryo ziza kumvikana neza. Warangiza kandi utekesha amavuta nayo menshi. Amavuta. Ushaka na piripiri manga kugira ngo nyine bize kujyamo neza. Ubundi ugashaka icyuneze cyitwa urusesi tomate koko kugira ngo ipirawu imeze neza cyane. Ariko ibyo ntabwo wibagirwa. Wakwibagirwa akaboga mu ipirawu. Ushaka inyama nziza z'imbavu. Zimwe zibara. Wakundi ipirawu iba yahiye nyine. Inyama zikajya zijya ukwazo. Inyama yahwanye gutya n'umuceri. Iyo pirawu papa SAVA ukubita kuzeko rero. Uherenda gushyira mu muriro mwinshi. Akariro gake atogota rimwe kabiri amakara ukabura yagabanyije. Ukagushakira akantu ishashi nziza ikeye. Ukikubitira kuri ya pirawu yawe neza. Umva ndakubwiye. Umuceri w'ipirawu uragenda ukumuka. Wagiyemo tungurusumu, urimo pirawu masara, urimo piripiri manga. Igitunguru cyumvikana. Reka da. Gihagije mbega. Ndakubwiza ukuri. Papa SAVA kanjyene hano murata. Ibyo nibyo byonyine bikora ipirawu. Ariko kaza ari pirawu uyitondera ku muriro. Ku muriro rwose ukagenda gake umuriro muke kagashashi washyizeho. Ijyana yumva. Bitewe Mano biteze. Ni byiza boss. Ko wiruka. Ni sawa boss. Boss. Nyine ara mu cyubahiro cyawe nyine baragushaka. No mu cyubahiro cye. Kandi ngo yaragiye kureba akazi. Mu cyubahiro cye nyine. Ngiye mu kazi shamano kandi umuntu arantegera papa SAVA arantegereje n'ukuri. Ariko urumva nyine mfasha. Arantegereje. Niba iyo uzayigurisha 15. Tugenda ubwo wenda ubanze icyo. None se ndikakazi mpomba akazi koko papa SAVA. Oya ntagutinda mu cyubahiro se batindamo. Aya rwose. Amafaranga ncike yo gutekera ubukwe abantu 1200. Aya mafurusheti se. Ari nayo kwifashisha nyine kugira ngo icyo kirakanye gipatane neza. Nayacu. Nahanya ariko n'uburyo nyine bwo kugira ngo mpatane kiraka. Tugende mu cyubahiro ni baraya. Tugende koko mu cyubahiro. Ariko se mpomba akazi. Tugende mu cyubahiro. Birihuta mu cyubahiro. Mu cyubahiro. Papa SAVA. Ndatikiraka. Cyane minota mike hano. Erega natwe tudafite akazi kenshi. Mushobora gutuma nyamara ndataka. Ni karibu yakuba. Urumva se wakarutse koko. Uretse ariko.
rwose icyubahiro wabo icaza icyubahiro cyawe bose wakira akangaka urebane n'icyubahiro ushyira utwo tuntu mu nzu umuzanire igituma ariko rero adata icyubahiro yihanagura icyubahiro mukomeze rwose murebere basaba icyubahiro pe oya humura natwe ntabwo tugutira ariko rero uriya rwose arancika rwose pe uti harya ubwo mufitanye gahunda yo guteka dufitanye gahunda rwose yo guteka ipirawu umutekera abantu 2,000 kuko papa sava ako kazi we wakwirengeshwa koko ubwo uzi njyawuro mba afite oya nta byaba ari no guswaraga kwirengeshwa ku kandi rwose mfite njyawuro kazi rwose nimwihanagura icyubahiro cyanyu iki rwose mufashe icyubahiro ngende simuke kakazi hacape rwose sibyo se afite n'icyubahiro cyinshi ahanagura n'igishishi ntagapuderi se mama mushaka bugafashe mu cyubahiro ufite bugafashe mu cyubahiro ariko rero buriya nizere ko n'ibingi bari kwanagura komeza ariko bari bubinyishe ariko rwose murimo kuntindira mu kabyara murimo kuntindira pe ariko ubwo nasone bavuga turimo turagutindira twese turimo turagutindira cyangwa urimo twicira akazi singiye mu kazi se nanjye ahubwo ahubwo ndabona rimwe muri none si ugiye mu kazi ujyana ibikoresho byaha nta byawe ufite ibikoresho se ayo mafurusheti n'ibyo byuma ni ibyawe nyine ntibimfasha mu kazi nyine kugira ngo akazi kagende neza ukabikura mu ngo z'abandi none se mbifashe bereza ayo mafoke n'icyuma iyo mishito ikomeze mu kazi harya ngo nayo yijyana ayijyane mu kazi tagira uwayitera yijyana none se nkwifashishije utu dukoresho si direct ni iminota mike ngo yari ari kumwe nande ni ukuvuga ngo rero uyu mugabo ngewe urabizi ahangaha ibintu byose biba bihari ndateguye ati mpereze ndamuhereje hari ikintu ageze nakwakiriye nabaha oya rwose pe hano mutanga serivisi neza ni wari uraha se mbere na mbere hari ikindi kibazo se kirimo none se nimba nta kibazo kirimo kucyo usohoka kwirukanka ugatwara n'ibikoresho none se none iki zana uwo muntu bari kumwana muzane hano dusobanurire ni akazi ariko pe zana uwo muntu bari kumwe ubundi se ndamuzane nawe kaka we tureba iki ariko wowe urasohoka winjirana usohokana amafurusheti usohokana imishi ko muzamirwa mucumuza abantu buri munsi kugira ngo ni byiza nari ni byiza ikibazo pe bita kiriyante ni sawa nta kibazo ni amahoro yego nta kibazo uyu ni nde ibi ni sheri wawe cyane rwose hari ikibazo se birajyanye hanyuma se sheri wawe ko yaragusize aho ngaho mu cyumba yaragiye hahise ko yaragiye kwitwarira ntabwo ari umuhuriye none se bose urimo kwihagarikana imishito kwihagarika kwawe ni ukwihaturura nyine urebye bose ukuntu bimeze papa sava oya babyita ibikomeye byari imishito n'ibyuma n'amafoka mwabagamo mwe reka mbabwire namwe muvuge muziga ntimuze kunyubakira umugabo bwashyira fagitire abantu ntuza wacu ese fagitire habaye iki ishyura nyine ese shiri ntabwo wishyuye nyine babwira aho wihagarikaga ahubwo mubaza aho yihagarikaga nyine urebye nari ngiye kuzana amafaranga ubu si byo kuzana amafaranga koko yihagaritse mu gatuza ibyo byunzwe birimo n'ibyo yihagaritse nuko yihagarika arihagarika nka ruhaya yihagarika akabira umutwe ariko wanza shiri wanava shiri washobora kuba nava cyangwa urava ariko se papa sava rwose koko mwabyumvishe oya tuvugisha ukuri ariko iyo nguyu uko ugiye kwihagarika kandi bimubwire mu cyubahiro cyawe ahantu duhuriye ujya kwihagarika hano nta tuwarete zihari nyine duhuye ngiye ariko nari ngiye kuzana amafaranga ngaho
si wumva kandi umbwiye ko wari ugiye kwihagarika se bite kuri kunshanga ipirawu amafaranga ibyo bintu ngo wabibuze boss mwarangiza ngo manu udakora nabi manu udavuga nabi na akanyamunwa ngaho bihuza amafaranga n'ipirawu no kwihagarika ngiye kugerageza ngo oya karikiro bihuza ubundi nibizi imibare bihuza papa sava kuko harya ngo waguhaga amafaranga ngo ninde nyine ni umukiriya twari dufitanye gahunda ndimo gupatana gutekera abantu ipirawu 2,000 rwose ahita ambwira ati banguka mpita nguha avance byarama dakika guhita ngaruka no guhita guha avance ntago ari ukuganira kuri icyo kiraka nuko wagikora kwari ukubanza kuganira urumva nyine nyuma yo kuganira turemeranya nyine n'amafaranga gabanya umuntu wishyura none se ngiye mu mayange nisubire yaguhamagaye mu by'ukuri yaguhamagaye rwose yampamagaye pe yampamagaye rwose ni mama ya Mungu yampamagaye ugenda wishyuye rwose iyo ugenda wishyuye se kwishyura se nyine birumvikana manu yaguhamagaye yampamagaye byari mu kanya nta n'iminota 3 ishize 3 iyi 3 oya ni nk'6 hanyuma se nge nawe duwe yashize ingahe oya cyo uzane nka 12 pe manu nakwereka telefone umuntu yamuhamagaye ereka manu di telefone kiravuza neza telefone muhereza iyo telefone manu telefone se umva rero umva 3 oya wikwirirwa ufata telefone rwose pe kamabwiza ukuri ntabwo yampamagaye munyumvira abakiriya dufite ntabwo yampamagaye wari ugiye utishyuye wari wanzanya no kunkoresha wese yakwishyuye muko ntabwo yampamagaye nawe wikwinjira mu byacu byo birakugera okay wa mugani wasanga ari n'ubuntu cyangwa ari uri bumwishyure nari ngiye guprepara no kwiyeranja nyine kugira ngo ndebe muri kibazo n'urwo rudigiro ubu ngubu ubwo se ubwo waruntaye hano ugera ntacyo none ibyo tureke kubitinda wari ugiye kureba uwawe ipirawu ntawe uhari 2,000 ntawe uhari yaguhamagaye ntiyaguhamagaye wagiye kwihagarika ntiwagiyeyo ishyura ariko amutukanye mu cyubahiro ngo rudigiro oya nta cy'iby'imiti ibyo twe ntago bitureba urwo rudigini rwamushimiye wese rwamushimiye none se ko rwisoro bi kandi ntacyo wowe yari amafaranga angahe wikungira mu 22 ishyura papa sava ntayo mfite pe ntayo mfite uko ishyura uziko nta n'isoni ugiye wajya hese umva ndakwiyamye subira hari egera ukumva ko wagenda egera mugenzi wawe ndishyura ntabwo wari yese wari wabona umukobwa yishyura fagitire yakuziko nawe nta soni ugiye none ngiye kumubona uyu munsi biragutaye reka mbabwize nta mafaranga ufite ntayo pe habe nta n'ijana ufite urandeba iki ntayo reka noneho mbabwize uko hasa n'uwuhe muryango noneho w'abakoranabushake kunda za rubanda nyine papa sava unyitegereje urabona harimo kugenda mporotwa buhoro rwose ndimo gushiramo pe ubwo ndeba nshobora kuba nayo maze nk'amezi 2 ntakoze akanyama mu kanwa noneho shere wanjye yaramaze afite ikiraka ari ahantu akora nza kumenya neza ko rwose bamuhembye abantu yakoraga ibintu bya protocole numva ngo bamuhaye 120 ndavuga naheruka akanyama ndebarebe urabizi ntiwajyana umukobwa uvuga ngo ngurira ndabanireka ndebarebe noneho nshune kuri ako kabrusheti nje nako karayi ndebe ko byibura nazanzamuka nuko ndavuga uko ngenza ninturumbuka nkiruka byanze bikunda mu gikoni naribyize nukuri ko Imana byize afite amafaranga none se aho kugira ngo ukore ibyo yuwa mugani wegera manudi na ntuza hariya mu gikoni bakaguha nyine ubwo butumbutumbu si nk'ibyo byose se nta muntu w'umugabo wo gusaba inyama wanyuma umugabo wo kwirukankana inyama oya none se ubwoko twa duwe wiruka byari bigenze bite nyine sheri yabyishyura nta kibazo njye ndagukorera sharko sheri ntiwahembwe ejo muri koko 120 yawe wowe ariko nanjye wangura nanjye njya nkugurira kandi urabizi ko ngo no kuvuga wamuzanye se kugira ngo nk'umusohokanye se n'ubyumva nyine yaraje kumuriraho nyine erega papa none se yabwiraga umukobwa ati aka niki ni ukuvuga uyu yasohokanye umukobwa ariko avuga ati ndarya niruke ndarya niruka ngo umukobwa asigare yishyuye papa sava muko se kuko
urabizi nanjye namusohokanye inshuro zigera nko kuri 30. none se ntabwo wabimubwiza ukuri ukamubwira uti rwose nkeneye akaburushete warahembwe ngurira nabonaga atari bubyemere uravuga uti ndibwiruke ariko ureba ukuntu ariko wakongera vaho ishyura nawe mwagifashe se kikajya koza nubwo wacecetse urudigi rungana gutyo urarwirukankana n'imishito n'amafurusheti uri umujura daboro w'amafurusheti n'ibyuma uri umujura rwose cyamfashe icyaha n'umwambuzi ako twari udukoresho noneho rero ndagira ngo wowe n'uyu mukobwa sibyo uzi imvura imaze iminsi igwa uzi ibyondo yarunze inyuma y'iki gipangu no haruguru yacyo ndashaka kugenda hariya mu gikari urebe hatunge abahereza isuka n'igitiyo uri kubyumva ufite amafaranga yo kwishyura njye ndishyura ibyo nariye akazuba ngiye wanyishyuriye cyo wariye si nk'uko turayica bariye gute bariye inkoko ariko harimo n'icyumba ubwo iki cyumba wagize n'uwagizwe baragabana gute kugira ngo mwishyure igice ngaho gabanya boss yari bujye kuyoramo ibyo byondo muyakuremo muyakoresha ibyo yakoresheje oya ubwo ndi kwibaza giyewe nyine mwebwe noneho reka tubahe umwanya mugari sibyo urumva mwe mubigabanye mugende musubire mu cyumba mwari murimo mubigabanye hanyuma murasanga twabashakiye ibitiyo amasuka amapiki n'anjoro n'amajago icyubahiro ko ubwo uracyagifite umuyede meruka bagihanaguye icyubahiro umuyede n'ingabo haguruka so fata mugende muce hano mugende mubyijyaho muze muduhe umwanzuro ebo mudege nakabono ye cyubahiro kirakwiye umva manu icyo cyubahiro singikeneye kamashakira amasuka bashakira amasuka ubwo bagabane noneho ubura amafaranga nanjye ndicarasha murahakora muratunuka tu umuntu aba yaranguye n'amafurusheti n'imishito sha mukajyana mutyo tagatora